Iyi ni inkuru nzi neza ko iri bugutungure. Mu by'ukuri ni igitoki kinini cyane cyakoze ibara ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakaba banditse ari benshi. Abantu mu by'ukuri ntabwo babivugwaho rumwe bitewe n'uko iki gitoki gitangaje cyane, kandi inkuru nk'izi zigenda zigaragara ke kuri iyi si dutuye. Mu by'ukuri ni ibintu bitiyoroheje biri bukugore kubyumva bitewe n'uko bitangaje rwose. Amahano ndetse ni igisa n'amahano cyangwa se ishano ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri uku kwezi kwa gatatu Werurwe 2025. Reka tunyarukire mu karere ka Nyagatare, aho ni mu burasira bwaryo bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri aho igitoki cy'umubyare wa fiya cyagaragaye, mu by'ukuri igitoki kinini cyane cyari gihiye imineke. Ushobora kuba ubona iyi foto, mu by'ukuri urabona ko ni abantu rwose barenga 30 bari bikoreye iki gitoki. Ukibyumva urumva ari ibintu bitangaje kandi bidashoboka. Nta kidashoboka kuri iyi si ya rurema. Reka tubane muri iyi nkuru kugira ngo tuyinonosore akantu ku kandi, ndetse tunababwire bimwe mu byo twaganiriye n'abaturage ndetse n'umuhinzi w'iki gitoki. Byose bitangiriye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ni igitoki cy'umubyare wa fiya. Iki gitoki cyera kijya hasi mu butaka. Iyi mibyare ya fiya cyangwa se insina za fiya ni insina zikunda kuba ngufi cyane, ntabwo ziba ndende bishamaje, gusa zera ibitoki binini by'akataraboneka. Iki ni igitoki cy'umuhinzi witwa Sirasi. Mu by'ukuri ni kimwe mu bitoki byari biri mu rutoki rwe, gusa iki ni icy'umubyare wa fiya. Uyu mubyare wa fiya ukunda kwera ibitoki birebire cyane, gusa cyihariye kuri uyu mubyare wa fiya aho gitandukaniye n'indi mibyare cyangwa se n'ibindi bitoki muzi, yaba bya Kamaramasenge ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu mubyare wa fiya ukunda kwera ujya hasi mu butaka, kandi ukarangwa n'uko igitoki kiheze kiba kirekire cyane. Ikindi kandi uyu mubyare wa fiya iyo uwufumbiye cyane wera igitoki rwose gitangaje, ku buryo ukibonye yumirwa ndetse agakubitwa n'inkuba. Rero ni mu karere ka Nyagatare twabashije kunyarukira tukibona aya mafoto acaracara kuri murandasi zitandukanye. Mu by'ukuri iby'iyi nkuru y'iki gitoki cyeze, igitoki kingana gutya, ushobora kuba ukibona ukibaza uti ese ubundi iki gitoki cyaba gipima ibiro bingahe? Ibyo byose nibyo ngira ngo turebe muri iyi nkuru. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere tubonye, kandi ufungure inzogera. Tubaye ikaze. Ni mu karere ka Nyagatare mu by'ukuri, aho twaje kuganira n'umuhinzi w'iki gitoki Sirasi ndetse n'umugore we Elizabeth. Ni igitoki cy'umubyare wa fiya. Mu by'ukuri ishano ryabashije kuba ryagwa muri Nyagatare. Iki gitoki ni kinini cyane, bivugwa ko iyi nsina cyangwa se uyu mubyare wari umaze imyaka 2 n'amezi 6 uhinzwe. Gusa iki gitoki kikaba cyaranye kijya mu butaka, kaba yarashize amezi 9 yose. Nyuma y'amezi 6 nibwo abaturage baje gucukurira iki gitoki bareba ko cyaba cyeze. Mu by'ukuri basanga cyeze ariko kitarasha. Imineke ndavuga ko yari itangiye gutukura. Baracukuye baracukura rwose igitoke, bageze muri metero 4 babona barananiwe. Baravuga uti iki gitoki reka tukireke, tuzaza kugicukura n'ubundi cyeze, dore ko nta n'uwakiba kuko cyari mu rutoki rw'uyu muhinzi Sirasi, kandi rurazitiye. Ni umuhinzi w'ibitoki i Nyagatare mu burasira bwaryo. Mu by'ukuri uyu munsi nibwo babashije kuba bagicukura bagikuramo. Amafoto yagiye acaracara kuri murandasi zitandukanye y'iki gitoki gishamaje kandi giteye ubwoba, cyatangaje abatari bake kuri iyi si ya rurema. Ubwo aba bahinzi bazaga gucukura iki gitoki, bagenzi ba Sirasi baza kumufasha kugicukura, dore ko ubushize ubwo cyamaraga amezi 6 cyanye kijya mu butaka nyine bagicukuye bararuha, bahitamo kukireka ngo gihire mu butaka. Iki ni igitoki cy'umubyare wa fiya. Ubwo bamaraga kugicukura, gusa byari bigoye cyane, dore ko bazanye n'urwego mu bujyakuzimu, kuko iki gitoki byagaragaye ko gifite metero 6 z'uburebure cyangwa se mu bujyakuzimu. Akaba ari igitoke cyapimaga ibiro 386 byose. Ibi biro ni byinshi cyane, hari inka nyinshi cyane ndetse n'ibimasa zitapima ibi biro. Iki gitoki rero kugira ngo kivemo, haje koperative nini cyane y'abaturage benshi cyane, bazana n'urwego bacukura icyobo cya metero 7 zose kugira ngo bakuremo iki gitoke, bityo banakiramiraga kugira ngo kitavunika cyangwa ngo cyangirike. Iki gitoki rero ubwo bamaraga kugikuramo, byagoye cyane kugira ngo bakigeze ku muhanda. Yari inkuru cyangwa se long story, byari bigoye cyane. Abantu bamwe bari bumiwe, abanyamakuru bafata amashusho ndetse n'amajwi by'iki gitoke cyatangaje benshi hariya mu karere ka Nyagatare. Ubwo bamaraga gucukura iki gitoke, mu by'ukuri dore ko banakibungabungaga cyangwa se bagisigasira kugira ngo kitangirika, narindi cyari gihiye rwose, kwangirika byari byoroshye cyane. Ni igitoki bakuyemo neza cyane kugira ngo kitangirika, kuko ikiro kimwe cy'imineke kuri iyi mibyare ya fiya
kigura amafaranga 1300. Umuneke umwe w'iki gitoki ugura amafaranga 400 y'amanyarwanda. Ndavuga umuneke umwe. Ikiro kiba kiriho imineke 2 cyangwa 3. Rero iki gitoke ubwo bamaraga kugikuramo rwose, koperative nini cyane, bagenzi b'uyu muhinzi Silas nibo bakikoreye bagikura muri urwo rwobo, gusa cyari kiremereye cyane, bakigeza ku muhanda bahita bahamagara imodoka yo mu bwoko bwa longe shashi iragipakira ikijyana i Kigali kuko cyari cyatanzweho komande. Gusa uyu muhinzi Silas yavuze ko asanzwe ahinga ibi bitoke by'umubyare wa fiya, gusa ngo iki gitoki nicyo cya mbere akuye mu murima we cyabashije kumwerera, dore ko yavuze ko yanagifumbiraga ifumbire ryinshi, akagihata imvaruganda ndetse n'imborera kugira ngo acyiteho, kuko rwose yari yarabonye ko kizaba igitoki gishamaje kandi kikamuha amafaranga. Nibyo koko icyo uzaba muragendana, kandi inzira ya muntu ni uruziga. Silas n'umugore we Elizabeth bahinduriwe ubuzima kuri iki gitoki, kuko bahawe amafaranga menshi cyane atagira ingano, gusa tutari ngombwa ko tuyabatangariza. Iki gitoki rero cyapimaga ibiro 800, ibiro 344, ndetse kikaba cyari gifite metero 6 z'uburebure. Ni igitoke cyatangaje abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe ukibibona ushobora kuba utangaye. Iki gitoki rero ushobora kuba wibaza ngo cyoherejwe. Iki gitoki cyese cyoherezwa mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, ku mucuruzi wari wahawe komande n'iki gitoki, anariwe wakiguze. Twababwiye ko ikiro kimwe cy'iyi mineke ya fiya ni amafaranga 1300. Ubwo niyo make, nabwo ni icyarumbye, ikeze neza n'icyatanu ashobora kugeramo y'amanyarwanda. Umuneke umwe ni hagati y'amafaranga 420 na 400 y'amanyarwanda. Umubyare wa fiya ni kimwe mu bitoki bikunze kugaragara hake cyane ku isi, gusa mu Rwanda naho umwe mu bahinzi rwose akaba yaciye agahigo. Iki gitoki kikaba cyareze mu murima we, kandi kikaba cyaneze ari kinini cyane, gifite uburebure ndetse n'uburemere buhambaye. Uyu muhinzi iki gitoke kikaba kimuhinduriye ubuzima. Ni umuhinzi w'ibitoke hariya mu karere ka Nyagatare, akaba yitwa Silas n'umudamu we Elizabeth. Akaba ari abahinzi babigize umwuga, gusa bikungahaje cyane ku bitoke. Uyu ukeneye ibitoke by'amoko yose niwe wabibariza hari i Nyagatare. Iki gitoke cyatunguye benshi cyane. Ubwo rero iyi modoka ubwo yahageraga yapakiye iki gitoke ihita ikijyana mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, kikaba cyagiye gucuruzwa. Rero iki ni igitoke cyatangaje abatari bake kuri murandasi, ndetse kivugisha na benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri, nawe ubibonye urabona ari ibintu bitangaje kandi bidashoboka. Gusa birashoboka kuko byabaye. Ngira ngo murabona abantu rwose batonze umurongo, bikoreye iki gitoke bakijyanye ku muhanda kugira ngo longe shashi ikijyane aho gikwiye kuba kiri. Ni ibintu bitoroshye cyane, ni hariya mu karere ka Nyagatare. Gusa uyu muhinzi Silas n'umudamu we Elizabeth wabonaga bafite ubwuzu ndetse n'ibyishimo, bitewe n'uko iki gitoke cyabo binjirije amafaranga atari make. Nanone reka twabwire ngo dusoreze ahangaha iby'iyi nkuru iri gutrendinga kuri murandasi zitandukanye. Ni mu karere ka Nyagatare, mu ntara y'Iburasira bwaryo twe duherereye. Nshobora kugezagaho ibi, nitwa Alexander Piki Update Official. Turabashimiye cyane aho muherereye hose mu mpande enye zigize isi. Mugubwe neza.